Prabhas niwe wakinnye filime ya Baahubali, ariko kugira ngo akine ino filime ndetse anayitegure neza byamusabye gukatira deal yari igiye kumwinjiriza miliyoni 12 z'amadolari. Yegeza hirya ubukwe bwarabutinza ndetse yemera no kwakira ibikomere yagize ku rutugu rwe igihe yari arimo arashotinga zino scenes zo muri filime ya Baahubali. Ibi ngibi byose ni nk'igitambo yatanze kugira ngo iriya filime ya Baahubali azayikine igende neza, ndetse yongeraho n'imyaka 5 y'ubusore bwe, dore ko yatangiye kuyitegura 2010 ikaza gusohoka 2015. Muri icyo gihe cyose nta kindi kintu yakoraga usibye kwita kuri filime ndetse no kuyitegura. Prabhas mbere y'uko ahinduka icyamamare yamaze igihe kinini ari umukinnyi w'amafilime akina muri Telugu cinema cyangwa se muri sinema y'Abahinde ariko ikorera mu gice cy'amajyepfo. Prabhas yavutse ku itariki 23 z'ukwa 10 mu mwaka w'1979 mu gace ka Chennai mu Buhinde. Urebye ku bintu byo gukina filime byasaga nk'ibimutembera mu maraso ye, kuko papa we yitwaga Surya Narayan Raju, yakoraga nka producer, ndetse uncle we Krishna Raju yari umwacteur w'icyamamare cyane wari waramenyekanye ku izina rya Rebel Star.